akumva adafite amahoro ari mu rugo bitewe n'izo kamarade yamukoreraga. Niyo mpamvu umugore yavuze utoye kugira ngo nzapfe ndetse kandi nzicwe n'agahinda, ngize amahirwe none ntawuhari, reka mfate gahunda mbe ngiye mu bise muhereza amahoro nigendere. Umugore aragira gute? Aragenda. Ikimenyetso kigaragaza ko ibyo mvuze ari byo, ntago yamwibye kuko nimba yajyanye matera umwana azajya aryamaho, ni umwana wa kamarade uzayiryamaho, nta wundi mugabo asanze. Televiziyo yajyanye ntago mugaye, umwana azagira gute? Azayireba. Ntago yasahuye inzu rero, ntago yabikoze kugira ngo mbese ko umugabo ajya ku ndaya agatanga imodoka ebyiri. Igihe bari bamaze babana mu buriri amubwiye ngo nyishyura, ntago yabona ibyo agira gute? Ntiyabona ibyo amwishyura. Rero gutwara televiziyo na matera kandi agiye kurera umwana wiwe, ahubwo kamarade nimba adashaka kubana n'umugore we atangira ajya akora, ahubwo akore cyane. Emana we, Yesu we, ingoma yawe niyamamare. Yes, reka twongere tubasuhuze kandi tubahereza ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi wa none. Hanyuma Uwiteka Imana abahereze umugisha kandi abaha umugisha mwinshi. Nkuko mubibona twongeye kubana n'umukozi w'Imana Daniel. Ntabwo ari ubwa mbere tubanye aha ngaha, abantu benshi mumaze kumumenya, muramusobanukiwe. Daniel, uraho neza? Muraho neza. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe cyane. Turashima Imana. Amakuru yawe? Amakuru ni meza, ntacyo bitwaye kuko umwami Yesu ari kumwe natwe. Haleluya. Amen. Reka ngusabe kugira ngo banze usenge Imana. Data, mu izina rya Yesu ndagushimiye we waremye ijuru n'isi, ukaba ukiduhaye kuhumeka mu gihe nk'iki, uhabwa icyubahiro. Turagushimiye kubw'uyu mwanya, fasha umuntu wese tugiye kubana udahwema kudukurikirana, umuhereze umugisha kandi kwa buri kintu cyose agukeneyeho ubashe kumugirira neza. Urakoze kugiye kubana natwe mwa kino kiganiro, ureke gisa n'imitima ya benshi, kivane benshi mu rujijo, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Urakoze cyane. Imana y'amahoro iguhereze umugisha kandi iguhereze umugisha mwinshi. Daniel, duherukana uri mu mavuta, uri gusenga Imana kandi uri gusengera abantu bose. Ariko buriya umuhate uwukura he wo gufata icyemezo cyo kwikorera ibyo natwita imitwaro cyangwa se ibyifuzo by'abantu, ukabisengera nta waguhaye, nta wakubwiye ati ngwino dusengere? Ubundi biba byaturutse hehe? Ubyiyumva mute? Mbo icyambere ni umuhamagaro nahamagawe, kandi ikindi ni umutima Imana yamaye ndetse kandi wizera ugakunda, kuko biravuga ngo nimusenga ntimukizirikane ubwanyu, mujye muzirikana na bene so. Rero ni inshingano zanjye gusengera abantu kubera ko uwo muhamagaro niwo mfite, ndetse kandi n'ubu mfite tayito yo gusengera ndirira abakozi b'Imana benshi. Ndi gusenga nka rya sengesho Nehemiya yasenze avuga ngo Mana, ibyaha bya bene wacu, ibyaha by'abahanuzi bagenzi banjye, ibyaha by'abapasitoro by'abashumba baguye babivuyemo, Mana ubeze ubimbabarire. Mumeze nk'uri muri make ndi kubitakira mzishyiro kugira ngo iki cyasha kibashe gukurwa ku murimo w'Imana Satani yateje mu itorero. Rero ni umuhati, ni umuhamagaro, kuko sinifuza ko abantu barimbuka, ndifuza ko abantu bajya mu murongo Imana yifuza ko bagomba kujya. Hari umuntu wanditse komenti arabaza ngo iryo se, aravuga ngo ese kukinga isengesho ngo muri zananga kuri social media ngo biba bidutureba hiki, sibyo? None ariko undi aba ahita amusubiza ati wowe bigutwaye iki? Yego, bikuriye hehe? Nkaba navuga ntese ni impamvu ki ushobora gukora amasengesho nk'ariya, yenda twebwe dushinzwe kureba amakuru, waza ukemera ko tugutunga kamera. Yego. Ubundi aba ari impamvu ki? Mbo rero
kuza kuntunga kamera kwawe ni umuhamagaro ndetse n'Imana ibi bikoze. Rero uvuga ayo magambo navuga ngo si umuntu w'Imana, si umukozi w'Imana, ni umwana wa Satani. Kuko biravuga ngo ukora ibyaha wese ni uwa Satani, uwo ntabwo ari mu murongo w'Imana, kuko ab'Imana bumva iby'Imana. Rero iyo utari uw'Imana uba ushaka kumva ibya Satani. Rero isengesho nasenze n'amagambo natuye ku bantu ari aho yamuriye, kubera ko umwuka undimo n'umurimo biratandukanye. Yagombaga kwandika mesaje rero nk'iyo atukana. Rero uwo sinamutindaho, ahubwo ashaka yasanga umwami Yesu akamuruhura. Ibindimo n'ibimurimo ntago bihura. Niyo mpamvu uyu munsi uravuga ngo uzajya ngo buri gusenga cyane cyane wibanda ku bakozi b'Imana. Yego. Abakozi b'Imana bari kuri social media bo ubabona ute? Nabo bakwiriye isengesho cyane cyane, baraguye benshi. Imana iyo ibarebye ibona ari nk'intumbi ziri aho ngaho, mu buryo bw'umwuka ntabwo Imana ibabona. Rero baraguye ndetse cyane. Ubu ndi kubasengera rwose, niko kazi mfite, kubera ko mu minsi iri imbere umurimo w'Imana uzaba mugari. Mu minsi iri imbere abantu bagiye kugira inyota y'ijambo ry'Imana. Ntabwo nzarivuga njyenyine, ngomba kubasengera kugira ngo Imana ikize imitima yabo, ibeze kugira ngo bagaruke mu murongo mwiza Imana ibashakamo. Gusa abenshi hafi ya bameze n'indabo abari bahagaze baraguye babivuyemo, ahubwo binjiye mu mwuka w'amafaranga, mu mwuka w'amaturo. Niwo mwuka gusa barimo, ariko umwuka ujya mu bwami bw'Imana uganisha abantu mu bugingo ntawe bagifite. Rero ndi mu murongo kugira ngo mbasengere. Ubu ufite ukwizera ko bazagaruka bagasubira ku muhamagaro, cyangwa se bagasubira mu bihe byiza ku muhamagaro wabo nk'uwa mbere? Kugaruka abazagaruka, urabona bano bantu bari kuvuga ubutumwa, bari kuri social media, bari mu nsengero, barimo ibyiciro bibiri. Hari abahamagawe n'abihamagaye, batahamagawe n'Imana. Rero abazagaruka ni abahamagawe n'iki? N'Imana. Rero abo bandi batahamagawe n'Imana, ni rya jambo rivuga ngo igiti cyose data wo mu ijuru atateye kizacibwa. Rero abo ngabo bazakurwa mu ntama. Niko bimeze. Noneho rero ubwo waba uri gusenga isengesho ngo Imana isobanure abahamagawe n'abihamagaye? Imana ndi gusenga kugira ngo sindi gusenga ngo ibisobanure, ahubwo ndi gusenga kugira ngo ibishyire ku murongo. Kuko ihene zikomeje kuba nyinshi, kandi umwanda w'ihene ukomeje kunukira intama, umwanda w'ihene ukomeje gukakarira intama. Ndi gusenga kugira ngo izi hene zigireyo n'umwanda wazo, zihunge zegereyo, maze intama tujye mu murongo kugira ngo duhamagarire abajya mu bugingo kuza. Rero n'uwo mujyo ndimo, kandi Imana iri kumwe nanjye. Imana iri kumwe nanjye. Niyo mpamvu ukunda umaze iminsi utambona. Nibyo ndimo. Aha, turizera neza ko Imana ijya yumva gusenga. Yego, turizera neza ko Imana hari ikintu izakora. Uyu munsi dufite ikiganiro si gitoya kandi si na kinini. Yego. Wavuze ku bakozi b'Imana bari kuri social media. Uvuga ku bantu muri rusange bari kuri social media. Yes. Kureba rero ibitagenda neza, cyangwa se nuko nawe ubyumva. Yego. Tubiganireho, abadukurikiye bazatubwira ko bagize gute, uko babyumvise. Yego. Twabonye umugabo umwe witwa Kamarade. Kamarade arazwi muri social media. Ntabwo muzi cyane, ariko nakunze kumusanga ari gukora nyine ibiganiro. Ariko nkabona abantu bose baramuvugaho, bakavuga ku bijyanye n'imikorere ye, ibijyanye n'urugo rwe. Yego. Ubundi ni iki twakora mbere ya byose kugira ngo ingo zireke gusambuka buri munsi nk'abakozi b'Imana? Icyambere twagakoze ni kimwe, nuko twakagabanyije izo duhugiyemo, ahubwo tukagira kwihererana n'Imana. Rero icyo twakora ni ugusenga,
tukareka kugaragara kuri social media gusa tutari gusenga. Birasaba kugira ngo tugire kwirerana n'iki n'Imana. Ya Mana tubwira abantu, ya Mana tubwira abari mu mahanga n'abari mu Rwanda, none tuyibwire iziture mu ngo zacu. Imana nituyibwire ikaza gutura mu ngo zacu, nibwo tuzajya kwibwira n'abari muri Amerika n'abari n'ahandi. Ariko turi kuyibwira abandi itari mu ngo zacu, tujye tumenya ngo tuzayibwira abandi, ariko Satani azafata ibirindiro mu ngo zacu. Tujye kuyibwira abandi dusange Satani yamaze gusenya ingo zacu. Mbere yo kujya kuyibwira abadiaspora, abari mu Rwanda, abanyamahanga, banza uyizane mu rugo rwawe kwanza. Nuyibanza ahandi ntuyizane mu rugo rwawe, ruzasenyuka, usigara ubebera rwarasenyutse, abandi bayakire ariko utagize gute, utayifite. Donc icyo twakora ni ukubanza kuyizana mu rugo rwacu, yamara kuhagera tukajya kuyibwira n'abandi. Urazumva neza? Dawidi yaze kuyijyana iwisanduku y'isezerano, arangije ananirwa agira ubwoba, arayitinya kandi yaragiye kuyireba. Ariko Abudodoma ayibonye ayakira anezerewe, ayakirana umutima ugize gute, w'umunezero. None amaze kuyakira, abantu bava kuri impande n'impande baza kuyishaka. Rero abantu nibareke tubanze tuyizane kugira ngo ibashe gukizana abandi. Numva ari cyo twagakoze nk'abakozi b'Imana. Yego. Hanyuma umudamu wiwe agize gutya, abonye hari bitagenda neza, afashe ibintu byose aragiye. Yego. Kandi wagaragaye nk'umuntu ufite umuhate wo gusengera abantu bose bari mu bibazo. Yego. Kamarade uri kumusengera isengesho rimeze riti? Mbona kuri iki kiganiro cya Kamarade, nge Kamarade ndamuzi, nakurikiye ikiganiro cya Kamarade, ariko ikigaragara cyo uko nabyumvishe na video nabonye y'uburyo umugore yasohotse, ikigaragara cyo ni kimwe, nuko umugore yafashe gahunda yo kugenda hari izabona bitameze neza. Rero navuga ngo Kamarade nareke kwisobanura, nta n'umugabo wisobanura ku mugore, nareke kwisobanura, ahubwo agenda ashaka umugore we bicare baganira. Kandi yavuze ko atamushaka kuko umugore we adashobotse. Ahubwo urumva navuga ngo Kamarade kuba yavuze ngo namushaka, bari bamaze igihe badahuza n'ubundi, ndetse no kugenda ndavuga nk'umusesenguzi ndetse uyobowe n'umwuka w'Imana. Kuba yavuze ngo namushaka n'umugore we akagenda, bishatse kuvuga ngo hari izaberaga indani zakomerekeje umugore we, ndetse akumva adafite amahoro ari mu rugo bitewe n'izo Kamarade yamukoreraga. Niyo mpamvu umugore yavuze utoye kugira ngo nzapfe, ndetse kandi nzicwe n'agahinda, ngize amahirwe none ntawuhari, reka mfate gahunda mbe ngiye mu bise muhereza amahoro nigendere. Umugore aragira gute, aragenda. Ikimenyetso kigaragaza ko ibyo mvuze ari byo, ntago yamwibye, kuko icyo nimba yajyanye matera umwana azajya aryamaho, ni umwana wa Kamarade uzayiryamaho, nta wundi mugabo asanze. Televiziyo yajyanye ntago mugaye, umwana azagira gute, azayireba. Ntago yasawiye inzu, rero ntago yabikoze kugira ngo abashatse kuba yagira gute, yatuza. Dufite abakozi b'Imana benshi b'amabandi bagaragara ku ishusho media bavuga neza, ariko iwabo zagize gute, zamaze gucika. Rero iki gihe ingo zirakenewe, n'abagore benshi bakeneye ingo, abakobwa bari kurira bashaka ingo, abagore benshi bakeneye ingo. Hari abamamagara ati mukozi w'Imana dusengere turebe ko Imana yadutabara natwe tukabona urugo. Rero iki gihe nta mugore wapfa gutakaza urugo nta mpamvu itumye arutakaza. Nuko yabonye Kamarade adashobotse, arangije agira gute, aramuhura. Ushingira hehe uvuga ko atasahuye urugo nk'umuntu yagiye umugabo adahari? Amakuru avuga ko umugabo yari ari i Bugande. Yego. Arangije afata icyemezo, arapakira aragenda. Ibyo yajyanye yabitwaye batabyumvikanye n'umugabo kandi barabihahanye n'umugabo. None se impamvu yabijyanye wasanga afite ibindi bikomere. Buramuhaye akanya akavuga umugore wakumirwa. Burafite ibikomere byinshi afite, byatumye afata umwanzuro wo kuvuga uti ndahagurutse ndagiye. Rero ntiyamusahuye. Televiziyo na matera nta bintu birenze n'igihe bari bamaze baryamana, urumva
byose avuze ngo aramwishyuje ntacyo yabona amwishyura. None se ko umugabo ajya ku ndaya agatanga imodoka ebyiri, igihe bari bamaze babana mu buriri amubwiye ngo nyishyura, ntabwo yabona ibyo agira gute, ntiyabona ibyo amwishyura. Rero gutwara televiziyo na matera kandi agiye kurera umwana wiwe, ahubwo kamarade nimba adashaka kubana n'umugore we atangira ajya akora, ahubwo akore cyane amwohereze n'amafaranga agomba gutunga umwana n'umugore. Kamarade urumva ko agize amahirwe, yabishatse igihe kinini ntiyabibona, abigezeho. Niyo mpamvu uvuze ati njye sinasubirana nande, sinasubirana nawe. Urashaka kuvuga ko n'ubundi yabishakaga? Yarabishakaga. Wanasanga kujya mu Bugande yaragize ngo amuhime. Elometa lawiza lande kote. Kujya mu Bugande, reka nubuze senguzi njye mu mwuka. Kujya mu Bugande, kamarade yarabikoze kugira ngo agire gute, ahime umugore. Kandi si ubwa mbere yaramuhimye igihe kirekire cyane, ariko umugore akomeza kwihangana. Mu kwihangana kwiwe kamarade afata icye, ahubwo kamarade ahanwe kuko yataye umugore. Umugore abonye atari kubona umugabo arigendera, umugore agiye kamarade amenya amakuru ko umugore yagiye, kamarade ahita acomoka agira gute, aragaruka. None aravuze ngo ntagashaka kugira gute, gusubirana. Urumva harimo ikibazo gikomeye cyane hagati yabo bombi. Kandi nitureba neza turasanga amakosa yose ari kamarade ugize gute, uyafite. Abakunzi bacu bazatubwira uko babyumva, gusa njyewe numvaga ko umugore we yakoze ikosa, kuko burya niyo utumvikana n'umuntu ntabwo wagenda adahari, cyane cyane ko mu gihugu cy'u Rwanda inzego ziresitaye neza, ntacyo yari kumugira. Ari kumubwira ati n'ubundi mpereza indezo, cyangwa se ndabona kubana nawe bidashoboka, yarangiza akigendera. Arega buriya hari impamvu, hari igihe mubana n'umuntu yarakubitsemo ubwoba bukomeye, udafite ubwinyagamburiro, umukunda utavuga uti njyewe kugira ngo njye kurega uyu muntu ndamukunda, twabanye mukunda, sinshaka kujya kumurega mu buyobozi, ahubwo reka mbitemo gukiza amagara yanjye ngire gute, nigendere. Amagara rero, ubuzima niyo mibereho yonyine y'agaciro umuntu aba afite. Rero kamarade nimba ari umukozi w'Imana utabasha kwihangana ngo ajye kumvikana n'umugore we, bumva ikibazo uko kimeze, agahita afata umwanzuro ngo sinshobora kubana nawe, nuko yamubenza ahubwo we kera bino bitaranaza. Singiye kumushinja, ariko ibimenyetso n'amagambo yamuvuye mu kanwa biragaragaza ko kamarade yasenze umugore we bataranatandukana. Ariko se simbizi niba kamarade ari umukozi w'Imana cyane niba atari umukozi w'Imana, ndaza kubimenya nanjye muri iki kiganiro. Ariko se reka tuvuge abaye ari umukozi w'Imana, yego byabayeho agasiga urugo, yego agiye yenda muri mission runaka, yego cyangwa se agiye gushakisha, yego yarangiza agataha agasanga umugore yahambiriye akagenda, yego aho kujya kumureba cyangwa kubaza ibyabaye, agahita avuga ati sinamushakaga nawe sinifuza kubana nawe. Abaye ari umukozi w'Imana, mu by'ukuri ibyo bintu Imana irabyemera? Ntabwo Imana ibyemera. Uzarebe, niyo mpamvu Aburahamu Imana yamuhamagaraga ndasiga umugore wiwe. Ubundi kuki mujya mwivugabutumwa musize abagore banyu? Ni n'amakosa kwanza. Buriya abapasitoro bo muri Kongo iyo agiye mwivugabutumwa yitwaza umugore agatwara n'umwana, mwivugabutumwa ntago yamusiga. None kuki hari abantu bava mu Rwanda bagiye kuvuga ubutumwa abapasitoro bagera hanze bakitwara nk'abasore kandi basize abagore mu Rwanda, bakarembarembya udukobwa ndetse n'abadamu muri ibyo bihugu bagiye kuvuga mu butumwa. Kirazira kikanaziririrwa, nimba ugiye mwivugabutumwa jyana n'umugore wawe. Nimba kandi ubona bidashobotse ko mujyana bitewe n'impamvu, nimubivuganeho. Ntabwo wemerewe kujya mwivugabutumwa ngo umare igihe. Kandi ikindi, nimba umugore wawe
akubwira uti mugabo harimo imbogamizi nk'izi nibyo ni ugukorera Imana, ntiwakihangana ugahindura, ntugende umunsi ukagenda ejo, mukabivuga no ukagenda wabotse. Nimba ugiye mu ivugabutumwa utari guhuza n'umugore, ubwo butumwa mu by'ukuri ugiye kuvuga bufite shingiro ki, bufite gaciro kisi. Rero Imana ntabwo ibyemera, ntibyemewe uretse n'ivugabutumwa. Wenda ugiye muri mission, wenda uri ingabo y'igihugu, gatuma utita ku muryango wawe, ntabwo ari sawa. Rero ntabwo zari bikwiriye, uri umukozi w'Imana uba ugomba kwita ku rugo rwawe. Abana baragukeneye, umugore aragukeneye. Mbwira abantu ko umugore utamushatse kugira ngo surura butereka hariya, umugore aragukeneye, hari icyo akeneye cyamukuye iwabo. Ingo nyinshi ziri gusenyuka, ntabwo ngiye guhugura ingo, tuzabishakira umwanya wazo. Ngiye kuvuga nka masogonde. Ariko ingo ziri gusenyuka, ziri guterwa n'abagabo rimwe na rimwe batari kwita ku nshingano zabo. Umugore aragukeneye, wa mugabo we aragukeneye, akeneye kumwitaho, ntabwo akeneye kumuhahira. Oya, ntabwo ibyo ari byo ashyize imbere cyane, ahubwo akeneye wowe. Ariko se Imana itorero ryanjye rimpaye imitasiyo yenda kujya gukorera i Nyamasheke, yego, ngasiga umugore wanjye i Kigali, yego, sibyo byambera byiza kwita ku murimo w'Imana n'intama z'Imana, ubundi nkajya nyuzamo nyine ngataha nk'umuntu uvuye ku murimo? Oya, ntabwo byaba ari byiza. Uba umeze nk'umuntu uhuza inshingano, kandi ngewe itorero ryanyohereje. Itorero tandukanye idini n'umuhamagaro ndetse na gahunda y'Imana. Urumva, kuko Imana y'ubwayo ikeneye ko ubikora, ugakora imirimo y'Imana y'itorero, ariko ukubereza n'amategeko y'Imana. Umugore atakwemerera kuyikorera kandi wowe ufite uwo muhamagaro, wabigenza ute? Kandi uri musengera Imana imuhindure, uri urumuri. None se mu gihe Imana itaramuhindura, ntabwo umuntu yemerewe kujya gukorera Imana? Umva, umukozi w'Imana ni umucyo, ni urumuri. Nimba umugore yabaye mu mwijima, rwa rumuri rwe nirugire gute, nirumumurikire. Ariko mu gihe yaza guhindurwa n'urwo rumuri, jya umenya ko uwo mugore atari uwawe. N'abagore nabo, hari abagore bakorera Imana bafite abagabo batabemerera gukorera Imana. Yego. Ariko tujya tubona Imana ibatuma Malawi, tukabonera batuma muri Amerika, bakagenda bakajya ku murimo. Abo bagore Imana asenga isigara ku rugo ikanagendana nabo. Ariko baba babyumvika, waba uri umugore wanjye nakubwira ngo kino singishaka, ngasanga wagikoze. Muri umugabo saya magambo tuvuga, umugabo nta gaciro Imana yagize gute yaturemanye. Urumva, yego, umugore nawe afite agaciro kubera ko waramusinyiye mu mutima wawe, urabyemera, atabaye umugore wanjye, nakara ko mu mara yanjye, nakagufa ko mu magufwa yanjye, yiswe umugore wanjye. Muri make tuzagumana. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo umugabo azata se na nyina, urumva, ajye kubana n'umugore we akaramata. Yego. Rero nimba uri kumuhunga ukagenda i Buganda ukamara igihe utaraza kumureba, donke no mu maso y'Imana wakoze ikizira, wakoze icyaha rwose. Ahubwo kamarade yagakwiye guca bugufi agasaba umugore w'imbabazi. None se gusenya urugo na reka twavuze kamarade umukozi w'Imana, tujye kuri kamarade utari umukozi w'Imana. Kamarade utari umukozi w'Imana yigendeye gusura abantu, yego, aratashye, asanze umugore yahambiriye yagiye, kandi umugore akavuga ati ngewe hari ibyo mbona bitameze neza. Na kamarade nawe yaza akavuga ati rwose ngize amahirwe umviriye aho, nari ngize amahirwe umviriye aho. Ibyo bitwaye iki? Biragitwaye cyane. Kandi n'umwana nawe amutwaye azanamwitaho. Hari ibintu umugore atababona, Pascal, hari ibintu umugore atababona, rero kandi abikeneye. Umugore aragukeneye, ntabwo ngiye kubivuga mu mazina yabyo, ni umukozi w'Imana. Wenda mwabyumvisha ibyo nashatse kuvuga. Aho abagore muri mutere komenti mushyigikira, kuko amagambo mvuga arakijijwe n'ay'ukuri. Namwe mwarenganye, mu izina rya Yesu uyu mudayimoni Imana imukubite. Rero umugore akeneye umugabo amasaha yose. Urumva? Yego. N'aba bagabo baza
nuko rero nsoza mbwira n'abagabo bataha bavuye mu kazi bavuye atandukanye ngo bananiwe, urumva ngo bananiwe, barangiza bakagogacoba bakaryama ntibabona akanya ko kwita ku bagore babo uko uri kose, kandi bikunze kuba hanini ngo ni abapasitoro. Niyo mpamvu divorce zayaze mu bapasitoro, impamvu nta yindi, si abagore babi ahubwo ni abagabo babaye babi, ntabwo bita ku bagore. Icyakuye umugore wabo ntabwo uri kukimuhereza. Ntangarize mbatangarize ngo nambwe ingo zanyu ntizimaze kabiri, kubera ko ni muri kwita ku bagore banyu. Baraje bagende nk'uko kamarade we yagiye, nawe umenye ngo uwawe azagenda. Kuza gutaha wananiwe ntiwite ku mugore wawe, ihawe wamuhaye si ryo akeneye cyane, ahubwo akeneye icyatumye ava iwawe. Ariko none se ushatse kuvuga ko umugore wa kamarade icyamujyanye ari uko atamwitaho muri ubwo buryo? Yamwitagaho nyine, yazaga akaryama, bugaca akaza akaryama agasinzira, umugore yamushima, umugabo akitaza. Bishatse kuvuga iki rero? Yazize kutamwitaho. Buriya iyo utitaye ku rugo rwawe, urugo rega ni umugore. Ntabwo urugo ari ibibambazi ndetse n'ibyo kurya birimo, ya urugo ni umugore. Impamvu rwise urugo nuko rurimo umugore. Rero nutita kuri uriya mugore uzamenye ngo urugo rwawe uri kurusenya. Ariko Daniel, reka twumvikana aha ngaha. Ingo nyinshi zisenyuka, urashaka guhamya neza ko z'abarokore, yego nizo turiho, yego, urashaka guhamya neza ko aba ari uko abagabo batazi kwita ku bagore babo, batazi kubaba hafi, nk'uko wavuze ati hari ikinyarwanda ndi kuzimiza, ariko abankurikiye muracyumva. Yego, ushaka kuvuga ko ariyo ntandaro? Ntabwo ari bose, ariko ingo nyinshi, nimba mu kwezi divorce iboneka, nibura haboneka divorce 50%, ujye umenya ngo harimo 30% y'abarokore bazize icyo kintu. Urumva rero hari abarokore bazira icyo kintu muri ubwo buryo, bakigira mu ivugabutumwa gusengera abantu, bagahugira muri izo ngizo, ariko bakibagirwa ko bafite ingo. Bamara guhugira muri izo rero, burya umugore akeshi hari abagore batavuga, bagashira mu mutima, ariko iyo abonye bimurenze avugisha amaguru akigendera. Hari n'ubona bimurenze akavugisha amaguru akajya ku murenge akajya mu mategeko akaka divorce. Abonye zamurenze akavuga uti rero ntabwo njya kutongana n'umugore wanjye n'umupasitoro wenda n'umuvugabutumwa, ntabwo njya kumuteza abantu, ahubwo reka nkize amaguru yanjye, ndabona atazi ibyayo. Ariko nabo bafite ikosa. Kuki se atamuganiriza mubwira ati hari ibyo utubahiriza bitameze neza, akareka kwirukankisha amaguru nk'uko ubivuze? Aba yamuganirije, ariko se nimba bagiye kuryama, umugabo agomba kumenya inshingano ze nk'umugabo. Ntabwo ari umugore ugomba kumenyera inshingano ze, ni umugabo ku giti cye ugomba kumenya inshingano ze akazubahiriza. Kubera iki? Bibiliya iravuga ngo umugabo azatwara umugore, ntabwo umugore we uzatwara iki umugabo. Rero mu gihe unaniwe kwita ku nshingano zawe nk'umugabo, umugore azaguhunga kandi azabona abandi bazi kwita kuri izo nshingano. Niyo mpamvu uzumva ngo umugore yaciye umugabo inyuma. Burya rimwe na rimwe mujye munabababarira, biba byamurenze yabuze uko abigenza, yabuze icyerekezo, yarangiza akagira gute, hari igihe ataba yabibonye. Yabona umugore w'umupagani udakizwa, udafite Yesu Kristo muri we, iyo abonye bya bindi atari kubibona amuca inyuma da. Umugabo yabimenya agatangira guserera, nyamara byose niwe wagize gute, niwe wabiteye. Nyabuneka abagabo nimwite ku ngo zanyu, mwite ku ngo zanyu, mwite ku bagore banyu, mwite ku nshingano zanyu, muhereze abagore banyu umwanya. Nimba mushaka ko ingo zikomera, nimubahereze umwanya, mwubake urugo rukomere, ibintu bigende neza. Nibitabizo rero divorce zizaguma zikorwa, nibitabizo abagore benshi bazakomeza guca abagabo babo inyuma. Uraza kumva comment ziza gutangwa niza abagore bavuga uti kabisa nibyo, ijambo uvuze niryo, twararenganye, ntago mbagumuye, ariko muvuga karengane kanyu. Tuzakomeza kuvuga iki kintu kubera ko benshi mwabagore mwe mwararenganye,
mwararenganye. Ibaza hari umuntu wegeze umbwira ijambo rikomeye arambwira ngo ntashobora gushakana n'umukozi w'Imana. Mubaza impamvu iyo ariyo, arambwira ati impamvu ati nuko abakozi b'Imana benshi mutita ku ngo zanyu, mwebwe mwibwira ko tuba dukeneye kurya no kunywa, nibyo mwibwira atari ko si cyo tuba dukeneye kwitabwaho mu bundi buryo. Nanga kubaza uburyo ubwo ariko kubera ko nari nabumenye nyine rero abantu benshi, abagabo benshi, imbaga nyamwinshi ntago bita ku bagore babo, kandi umugore ni rwo rugo. Iyo umugore wamutakaje utamwitayeho ujye umenya ngo n'urugo rwagiye down. Urakoze. Ngaho rero sengera kamarade. Reka sengere kamarade asubirane n'umugore we. Kamarade ntabwo abantu bari kogeza bishima bavuza impundu, oya nta gaciro bimaze, ahubwo ikikuru gusenyuka ku rugo rwawe ni igihombo, kubera ko umugore wese ni ngundi, nta mugore uruta undi. Bose nuko uzashake tuganire, nzagusobanurira byinshi bitandukanye. Reka ngusengera Imana, ariko inama nguwa genda uganiriza umugore wawe, wemera unapfukame, ntacyo bitwaye. N'ubundi mujya mupfukama mugiye gutera ivi, nushaka upfukame hasi, numara gupfuka musabe imbabazi umugore wawe, mwongere musubirane mu izina rya Yesu. Nimumara gusubirana ibintu bigire gute, bigende neza. Reka ngusengere. Data mu izina rya Yesu, usengeye kamarade ndetse n'abandi bagabo n'ingo muri rusange, kugira ngo bakomereze amaboko, umwambike imbaraga. Mwami, wubake zino ngo ziri gusenyuka, utange guhuza mwazino ngo, ineza yawe iganze. Ndetse mwami, uhereze ubwenge ingo nshyashya n'ingo zimaze igihe, ube gukomerera muri izi ngo, ijambo ryawe ribagote muri zose. Mwami, ukora iz'ubutwari. Seza nizeye ko bikoze, ko kamarade umugiriye neza, urugo rukongera rukubaka, bakongera bagahuza n'umugore we, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Umuntu yakwifuza kukuvugisha cyangwa yakwifuza gusengana nawe, nyemerera utambutse nimero ya telefone. Nimero ni 0788729146. Shalom, turabakunda cyane. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu, amen.